Umuntu wese uri kuri iyi si ntabwo ari ubwa mbere yaba amenya iki kintu cyangwa se yaba acyumvishe mu matwi ye, si ubwa mbere imiburo ihora itangwa yuko iyi si iri hafi kurimbuka cyangwa se izashya igakongoka kandi nta handi ubuhungiro buri usibye kuri Yesu wenyine. Reka nkoretse gato ubanza ukurikire aka gatekerezo karabigusobanura neza cyangwa se urabyumva neza kurushaho, ngaho gakurikiye gato. Habayeho inyoni, iyo nyoni ikaba yari yararitse mu ishyamba, yaje kubyara abana nyine ibashyira mu cyaro aho ngaho aho yari iri muri iryo shyamba. Mu gihe yari yagiye gushaka ibyo kurya, yaje kumva amakuru y'uko iryo shyamba nyiraryo ari hafi kuzaritwika. Iraza ibwira abana bayo ati, bana banjye rero numvishe inkuru y'uko iri shyamba riri hafi gutwikwa, none ndabasaba ngo mujye muzinduka mu gitondo mwige kuguruka kugira ngo igihe iri shyamba bazaritwikira tuzitabare tuguruke twigendere. Ibibabwira gutyo nyine babahaye umuburo. Umugabane umwe w'abana urabyemera, undi mugabane urabyanga, ukajya uvuga ati twifitiye imbeho, twifitiye ibitori, turacyifitiye ubute. Mbese nyine zimwe zirabyanga, izindi zikajya zizinduka mu gitondo ziguruka zibyiga, zigatangira gake gake iguruka zikagwa hariya zikagaruka mu cyari, bigera n'aho zaje kubimenya ndetse zikaguruka zikarenga iryo shyamba zikajya hirya yaho kure. Zikajya zibwira izaze kuvuga ati muze twige kuguruka, zikazibwira ati turacyifitiye imbeho, uracyari mu gitondo, igihe kiracyariho tuzaba tubikora, nimugende mubikore. Nyine zifite imbeho n'ubuti bwo kwiga kuguruka muri icyo gitondo. Nuko umunsi umwe nyir'ishyamba yaje gufata ifumba ye nyine, afata umwanzuro wo kujya gutwika rya shyamba, ariko agenda ari nijoro, inyoni zamaze kuryama, nijoro nyine hatabona, nyine bwije cyane. Nyir'ishyamba aragenda akogesha rya shyamba, nuko umuriro uraka, uri kugera hafi kuri cya cyari inyoni zari zituyemo, izizi kuguruka ziraguruka ziragenda zirarengarenga zirenga rya shyamba, izitabizi nazo zitangira kurambura amababa ngo ziguruke, ariko kuguruka birazinanira kubera ko zitari zarabyize. Ziratabaza zihamagara zavuga ati nimuze muturenze aha ngaha nyaboneka, tugera hirya turabyiga kandi mwahoraga mutubwira ariko nimudutabare. Ariko izindi ibyo ntizari zibyitayeho, zaragurutse zirarenga, hanyuma izitarize kuguruka zirashya zirakongoka zishyira muri rya shyamba. Iyi nkuru yatwigisha iki? Tugendeye kuri uyu mugani w'iyi nyoni, ni kenshi cyane ngira ngo si ubwa mbere abantu batuye muri iyi si bahora babwirwa kenshi cyane ko iyi si izarimbuka cyangwa se izatwikwa igashya igakongoka, kandi nta handi hari ubuhungiro usibye kuva mu byaha no kubireka, hanyuma bakiyunga ubumwe na Kristo, kugira ngo kuko uwamaze kwiyunga na Kristo ubuzima bwe buba bwinjiye muri Kristo, mbese nyine aba yamaze guhabwa undi munani mu ijuru, aba yahunze isi n'ibibi byayo. Ariko abantu bamwe ibyo ngibyo ntibabikozwa, abantu bamwe bababwira ati muhungire kuri Kristo, bati tuzaba tubikora, muve mu byaha, bati ibyo tuzaba tubikora haracyari igihe. Ariko nk'uko uriya mugani ubitwereka, ntawe uzi isaha n'igihe, kandi iyi si bavuga ko izatwikwa kandi izashya igakongoka igashyana n'ibyayo byose. Abahungiye muri Yesu Kristo rero azabimurira mu gihugu cyo mu ijuru, azabajyana.
nkuru y'izo nyoni yigisha ibintu byinshi cyane abantu b'abakristo n'abantu basanzwe ari abasenga. Noneho nk'uko inyoni zagurutse zikarenga, ni nako abantu bari mu Mana, bari muri Yesu, igihe isi izaba imaze kurangira, Yesu azabajyana akabatuza mu gihugu cyo mu ijuru, aho batazongera kwibuka ibyabaruhije, aho batazongera kwibuka imibabaro, aho batazongera kwibuka ibyabagoye. Ariko abanze kuva mu byaha, babandi bazatakamba bakavuga ati Mana tubabarire, ntabwo twabimenye ariko tugiye kwikosora, ntabwo twabimenye ariko tugiye kubivamo. Ariko icyo gihe kuko imbabazi z'Imana zizaba zarangiye, ntabwo bizaba bigishobotse, bazashya nk'uko ziriya nyoni zari zaranze kwiga kuguruka zahiriye muri rya shyamba. Ibintu byinshi biberaho kutwigisha, ibintu byinshi tubona biberaho kugira ngo tubigirireho isomo. Ushobora kubyiga, nawe ushobora gufata umwanzuro aka kanya ugahungira kuri Yesu, kuko Yesu niwe ufite ubutabazi bwose, ubundi akaguhisha mu mababa ye, ndetse akazakujyana iwe igihe iyi si izaba yarangiye, cyangwa se igihe wowe bizaba utagifite ubundi buhungiro. Ugubwe neza rero, Imana ikomeze ibarinde.